Agafilme kacu k'uyu munsi tugatangira ahangaha. Hari umumama umwe usenga cyane, umwe ariko uri mu idini, yari arimo gutambuka arimo kujyana n'umukobwa we gusenga. Ako kanya baciye ku wundi mwana w'umukobwa bamwita Stella, uyu nguyu wambaye imisatsi cyangwa se ufite imisatsi myinshi. Arangije baramubwira ati ese aka gakingirizo n'aya mafaranga bitakaye hasi ni ibyawe? Undi mwana w'umukobwa witwa Stella aravuga ati oya, ntago ari akanjye wa mubyeyi we, ibi bintu ubona hano hasi ano mafaranga ndetse n'aka gakingirizo ni iby'umukobwa wawe, njye ntubimbaze. Undi aramubwira ati oya, ntago umukobwa wanjye yagendana bino bintu, nawe reba ukuntu yambaye, urebe n'ukuntu nawe wambaye, ese bino bintu biri hano hasi wowe ubirebye uri umubyeyi wabihande cyangwa se wabishinza nde? Undi aramubwira ati rega mubyeyi, ibi bintu ntago ari ibyanjye, baza umwana wawe. Arangije avuga ati mama oya, njyewe ntago ibi bintu mbizi, ese ubu ibi bintu nabimenya mbikuye he? Agakingirizo ubundi se ni uku nguku kaba gasa? Njyewe ntago nkazi. Undi aramubwira ati akira, toragura ibintu byawe vuba, were gukomeza kubinyerekera umwana, dore umwana w'ikanzu yambaye ni imwe yo mu gipasitori ndetse afite na Bible. Bari bagiye gusenga we na mama we, barangije bakomeza kubwira nabi wa mwana w'umukobwa witwa Stella ngo nibye kubera ukuntu yambaye cyangwa se ukuntu agaragara. Mwokabyara ndabinginze ntimugace imanza mugendeye kuko umuntu agaragara, kubera yuko rimwe na rimwe nabyo bijya bishoboka ko ushobora kwibeshya ku muntu ugendeye kuko ameze inyuma. Ako kanya barakwereka bahise baza hano mu rugo kwa pasiteri, bazana na wa mwana we, mama wa Mary ndetse na Mary bazanye hano kwa pasiteri. Baramubwira ati pasita, twari tuje kukureba kugira ngo umfashirize umwana wanjye, ari mu masengesho arimo arasenga ariko akeneye kumenya byinshi ku ijambo ry'Imana. Ndamubwira ati nta kibazo, kubera yuko hari n'abandi bana bari buze, bose nabigishiriza hamwe ijambo ry'Imana, kubera yuko rega bano nibo ejo hazaza h'urusengero rwacu. Undi aramubwira ati yego rwose pasita, ndashaka yuko umukobwa wanjye umwigisha neza. Ati ariko se reka mbanze nkubwire, urabizi neza ko buriya hari abandi bana benshi hano hanze bangana na Mary bakeneye kumenya cyangwa se kwiga ijambo ry'Imana rikabasha kubahumura no gutuma bagendera mu ngeso nziza. Undi aramubwira ati yego ndabizi. Ati reba nk'ubu ngubu hari umwana w'umukobwa duhuye hano hirya afite agakingirizo n'amafaranga menshi cyane, mu bigaragara ntaho yari ayakuye, avuye kuyakorera. Undi nawe uko babivuga ukajya ubona isoni zamwishe, ari no kureba hirya. Uno mwana ngo ni Mary. Arangije ariko uko mama we na pasiteri bakomeza kuganira, bakajya bakomeza kuvuga wa mwana witwa Stella umwe bahuye aribwo hatakaraga amafaranga ndetse n'agakingirizo. Ariko nimba mwarebye neza, ayo mafaranga n'agakingirizo byaturutse muri Bible y'uno mwana. Ese yabikuye hehe? Uyu mwana witwa Mary yaba koko ari ukwishushanya cyangwa atari ugusenga bya nyabyo? Ako kanya pasiteri yahise avuga ati noneho reka nkusabire umugisha kandi wakoze kuzana uyu mwana. Ikindi kandi ese we nta gahunda ufite ugiye kujyamo? Undi aramubwira ati ndazifite, kubera ko ngiye gusura abakirisitu batabashije kuza gusenga ku cyumweru. Ati noneho reka nkusengere hanyuma uhita ugenda ujye kubareba. Ako kanya pasiteri agihaguruka ngo abasengere, yahise akurura wa mwana we Mary, barapfukama kugira ngo pasiteri atangire abasengere abasabire n'umugisha. Pasiteri yatangiye gusenga, avuga mu ndimi, avuga mu mwuka. Umva ibintu birakomera. Ariko hano na wa mumama nawe akajya abwira umwana we ngo senga, ntabwo uri kubyumva yuko pasiteri arimo kudusengesha? Gusa umwana we ntabwo abirimo, urabona we nubwo basengaga we yari ari maso, arimo kwitegereza mama we na pasiteri. Arangije uko pasiteri akomeza gusenga ni nako yageze ahangaha. Arangije avuga ati mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe kandi agendane namwe. Nuko byagenze, isengesho nuko ryarangiye, barahaguruka. Bamaze guhaguruka, mama wa Mary aramubwira ati rero pasita, urakoze kunsabira umugisha ndetse n'umwana wanjye. Ubu ngubu njyewe ngiye kureba bari abakirisitu batazabura ijambo ry'Imana cyangwa se natwe ntitubagereho kandi wenda bafite ibibazo bituma bataza kwegerana n'Imana. Ako kanya umumere yaramubwiye ati rero reka ngende pasita, urakoze cyane kandi
uno mwana nizeye yuko araza kubona impinduka mu buzima bwe kubw'ijambo ryiza ugiye kumubwira ndetse na bagenzi be. Undi aramubwira ati we byihoreye, Imana yaravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye wowe utabasha kubona. Ubu rero we n'umuryango wawe murimo muratabaza Imana kandi iraza kubereka ibikomeye. Undi aramubwira ati yego mwana wanjye ugume hano kandi witonde ukurikirane ijambo ry'Imana uko pasiteri ari buri kubwire. Ngaho murabeho. Yasezeye umwana we aragenda. Akimara gukubita hakugi gatoya cyane, akimara kurwegeka, dore uko pasiteri arambika Bible ahita yakana wa mwana w'umukobwa Mary. Arangije ariko akajya amubwira ati pastor ariko waretse, reba mama nta nubwo ararenga none utangiye kunkura gutyo, ese buriya aramutse agarutse. Undi aramubwira ati ntago yagaruka wanangwino. Ati ese ubundi byagenze gute kugira ngo izo kondomu na ya mafaranga nari naguhaye bitakare hasi? Nawe ko rimwe na rimwe ujya uba akajiji, uragira ngo bazadufate? Ndambwira ati rero ntabwo nzi ukuntu byagenze, nanjye nagiye kubona mbona biri hasi kandi mama yahise abibona n'uriya muturanyi wacu Stella nawe ahita abibona. Undi aravuga ati none se Stella abiwanyu? Undi arambwira ati yego. Ati none se wowe pastor Stella umuzi ute? Undi arambwira ati ndamuzi cyane ariko muzi mbere najyaga mwigisha kugira ngo aze mu nzu y'Imana. Ese mwebwe murumva ubwo buryo amuzimo ari ubwanyabwo? Ahubwo nawe ashobora kuba pasiteri nawe ajya amwegera. Ako kanya yatangiye kumubwira ahubwo ngwino twigendere, ubu mama we yagiye. Undi arambwira ati okay ngaho tugende. Batangira gukirigitana bakina nguko uko yamwinjije mu cyumba. Mana we uno mwana ngo ni Mary. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo rero bimaze kurangira barakwereka bari hano ahantu kwibaraza, pasiteri none hari kumwigisha ibyanditswe. Nyuma y'ibyanditswe yamwigisha yari arimo kumukurikirizaho ibyo muri Bible. Barakwereka umwana yaje hano atangira kuruka. Ese noneho niki cyamubayeho? Pasiteri yagize ubwoba aza kureba umwana ibyamubayeho. Undi arambwira ati ese Mary wabaye iki? Undi arambwira ati ntago mbizi ndi kumva mfite iseseme gusa. Undi arambwira ati none se ubwo ngubwo? Ako kanya atarasoza ijambo arambwira ati ubwo ngubwo rero bivuze ko Mary yaba atwite, nta windi wabivuze usibye Stella. Ako kanya yari ahigereye. Arambwira ati rero buriya nakomeje kubakurikira nsanga ngomba gukurikirana ibintu byose mukora, ndetse kubera ukuntu we na mama wawe mwari mumajije kunyita inkozi y'ibibi ngo ni njyewe ndaya, ngo kubera ko nari mfite ubukingirizo na mafaranga kandi ntago byari ibyanjye. Njyewe narabyiboneye n'amaso yanjye bitakara biva muri Bible y'uyu mukobwa. Birangije aravuga ati rero ubu ngubu noneho ikanyu kashobotse, ngaho reba umwana w'umukobwa umuteye inda, none ubwo ngubwo urumva biri bugende gute? Undi arambwira ati none se Stella nta kuntu wabingenzereza tugashaka ahantu ajya kuyikuriramo? Ate umwana w'umukobwa akuremo inda, hanyuma icyo cyo si icyaha? Kwica ntago ari icyaha pastor? Ibaze akuremo inda, ese ubu we imuhitanye? Ngaho mbwira, ibyo ngibyo byose si ibikorwa bya Satani cyangwa se si ibyaha uba urimo kongera ku bindi byaha ufite? Undi arambwira ati Mary mbabarira umfashirize Stella, cyangwa se mbabarira umfashe Stella tubashe kumwumvisha bityo adufashe tubashe kujya gukuramo ino nda. Undi arambwira ati noneho ahubwo kababayeho, reka nze nirebere. Ako kanya batarakira n'urwa Stella na mama wa Mary yaraje. Mama we dore noneho ngo hagiye gushya rero. Ako kanya mama we akihagera baramubajije ati se mama urabizi neza ibirimo kujya mbere hano? Uwo nta wundi ni Stella, yashakaga kuhashumika kugira ngo abone yuko ibyo bamushinzaga atari byo. Ategerayo ndebe, arebye hano abona hari umuntu waharutse. Arangije aravuga ati none ninde wabikoze? Bya bindi by'ababyeyi ashobora kukureba no mu jisho akavuga ati wana umwana wanjye aratwite tu. Umubyeyi yatangiye kureba mu jisho. Ako kanya mubaturira urushyi rwiza cyane, ararumukubita aramubwira ati niko ko nagutumye kujya kwiga, nkagutuma kwiga Bible kugira ngo nawe ubashe kugendera mu murongo mwiza w'umwana usenga, none ninde waguteye inda? Ako kanya kirimo kubibaza Stella arambwira ati rega ntujye kure mubyeyi, dore uwayimuteye nguyu bari kumwe. Undi aravuga ati oya ntabwo mbyumva Mary
ni pastor waguteye iyo nda? Undi arambwira ati yego. Ati erega buriya ni pastor wayimuteye, ikindi kandi utaruzi njye mfite n'ibimenyetso, mfite n'amajwi yabo bari kuganira byose byose. Ako kanya umumeri yariteruye yikoza amacu, arangije ahita yataka pasiteri atangira kumunigagura, ariko bibi by'ubusa kubera ko ntago yari kumushobora. Ni ka gahinda k'umubyeyi nyine. Ako kanya umubyeyi yakomeje kurira cyane, gusa byari by'ubusa kubera ko ibyabaye byari byabaye, nta kindi yari guhinduraho. Nuko nguko agafilime kacu kagenze, turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe.